muratwumva? Yego turabumva pastor. Reka tubanze turirimbe indirimbo ya korali, hanyuma tugende ibindi mu gushimisha, ariko nyine kwimana ibitanga niko bikorwa. Yego. Kuna kiwanja kimoja kiteule, atasimama mwanadamu, kila mtu ataonyesha kazi yake aliyopewa na Mungu. Wengine watafukuzwa, ondoka, sikujue wewe, kazi yako na talanta ulizopewa umezika chini wewe. Wengine watafukuzwa, ondoka, sikujue wewe, kazi yako na talanta ulizopewa umezika chini wewe. Watakuwa wakilia na kusema, tumefanya kazi za bure. Watakimbia huko na huko pia, wakisaga meno yao. Wengine watafukuzwa, ondoka, sikujue wewe, kazi yako na talanta ulizopewa umezika chini wewe. Wengine watafukuzwa, ondoka, sikujue wewe, kazi yako na talanta ulizopewa umezika chini wewe. Amen. Tukomeze mu gushimisha 388. Yego. Tunganira Imana ubudasiba, juhora unyisenga kandi uyumvire, jubana n'abayo, jufashe indushi, tusibe na rimwe tuyikorera. Jubana n'abayo, jufashe indushi, tusibe na rimwe tuyikorera. Tunganira Imana, jubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bari ku bugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, bari ku bugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago byusanga Yesu. Tirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe. Tirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuzi umutima, mubyo ukora byose wihutiraho, jawubera umwuka w'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jawubera umwuka
w'izurukundo ntasonuzagira shawumvira umwuka yewe w'izurukundo ntasonuzagira nubona Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dushimiye Imana. Imana itugiriye neza cyane. Yego. Mbere tubanje kubatasha mwese aho muri aho muherereye mu bihugu byose, turabatahije. Imana ibagiriye neza. Amen. Ubundi kandi mukuri dushimiye Imana nyiribihe. Yego. Imana yatwemereye, Imana yatugiriye neza. Nubwo turi mu bihe bisa nkaho bitugoye, ariko Imana irabizi. Kuba twarazindutse nyine, ariko igihe kiratugora, turahangaha nyine tubuze inzira. Yego. Ariko hariya byose ni umupango w'Imana. Imana irabizi, nta kintu coba Imana itakizi. Buriya kandi hari icyo wenda yashakaga, iyo tuba twaratashe wenda nicyo tuba dufite ibi bihe. Ariko dushimiye Imana kuko yatugiriye neza, n'ubu tukaba tukiri hano. Yego. Kandi twakomeje kuvumbira amagambo y'Imana menshi. Imana yakoze izo bintu, turayishimiye cyane. Imana ishimwe. Amen. Ubundi kandi reka tuje mu ijambo ry'Imana. Yego. Kuko nyine amasaha ababaze, ariko nyine icyo Imana yashyize ku mutima, Imana iraduhereza umwanya wabyo wo kubivuga. Ikindi kandi ndibuka hari umuvugabutumwa watubwirije kuva ejo bundi n'ejo. Yego. Yavuze ijambo, aravuga ngo hari amagambo yari kubwira wenda abantu bamwe bato bato nubwo barimo. Yego. Ariko twashimiye Imana kuko abantu bari kuri uru rubuga cyangwa se bari muri iki gitaramo, abantu bakuru bakiriye ubutumwa, kandi babwakiriye kera, kandi ni bakuru cyane. Nicyo gituma bashobora kumva icyo Imana ivuga. Yego. Rero cyo mu ijambo ry'Imana, kandi ndaje kwifashisha barya abantu bari kubasoma. Ariko je ndabanza nsome ibice nka bingahe. Yego. Ariko abandi nabo bagume bitegure, ndaje kubabwira aho basoma. Reka njyewe mbanze nsome mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ibice 4 no ku murongo wa mbere. Ndasubira kandi nsome mu Baroma igice 1:18. Yego. Arahandi cyo kurangiriza dusome, tubara tuvuze ko ni mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice 4 no ku murongo wa mbere. Aravuga ngo, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe. Uwiteka afitanye imanza na bene gihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Amagambo akomeye uyu muhanuzi yeretswe tuganiraho. Yego. Reka tuyasubiremo kuko niwo mutwe w'amagambo. Ubwo twosoma n'ahandi nahaje kubafasha, ariko umutwe w'ijambo nahangaha havuze ngo, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe. Uwiteka afitanye imanza na bene gihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Amena. Amen. Turangirize mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, nako turacyakomeza gusoma n'ahandi igice cya mbere no ku murongo wa 18. Ni utuntu duto ariko turi mu magambo avuye kuvugwa ahangaha. Harimo ukuri, harimo kugira neza no kumenya Imana. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere na 18.
haravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru uzukirije ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Aha kuri be niho bavuga ngo bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Tumanuke hepfo 25 nyine muri iyo igice cya mbere 25 haravuga ngo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema. Turangirize hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 59 na 13. Ibice 59 gitabo cy'umuhanuzi Yesaya na 13. Baravuga ngo turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma, tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ndikubasha kwinjira. Mu ukuri koko ukuri kurabuze. Imana tubabariye cyane. Reka tuje muri ayo magambo arabandi twifashe nyine baje gusoma handi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo nukubaha amahame y'Uwiteka nyir'uru rugendo. Reka dusubire muri iyo topic cyangwa se muri uwo mutwe w'ijambo. Uravuga ngo nukubaha amahame y'Uwiteka Imana nyir'uru rugendo. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rivuze ko amahame y'Uwiteka nayo kubahwa. Kandi muri iki gitabo je naje kumva ko iyi Bibiliya ni kataloge. Kataloge ni ikintu kiranga ibikorwa. Kataloge iyo uguze icuma nimba ari televiziyo cyangwa se telefone, haba harimo agapapuro iyo karimo imvugo ushobora kumva, kukubwira uburyo uzaza uyifungura naho uzaje ukora. Rero iyi Bibiliya yacu naje gusanga ari kataloge y'uru rugendo. Imana ishimwe cyane. Kuko kataloge ikubwira uburyo ugomba gukoresha cya kintu. Naje gusanga mu ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro niho Imana yatangiye amahame yayo. Ubisomye hariya ibice 3 mu itangiriro, Imana imaze gushira Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, yazaga ibagenderera mu mafu ya Nimusi. Imana yari imaze kubashiramo, Imana irabakunda cyane ikaje ibagenderera. Ariko umunsi umwe ije kubabwira amahame yayo. Ibasomera kataloge yo kuba muri iyo ngobyi.
irababwira ngo aha mutuye muri iyi ngobyi ngibi biti muzaje murya imbuto zabyo kandi muzaje muyihingira yego kandi muyibemo yego ariko arababwira ngo kiya giti ntimuzakirye kuko mu mahame yayo hari ibyo yababwiye bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora yego bukeye umunsi umwe inzoka iraza nayizana ayandi mabwiriza yego kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo aho twasomye hatangira havuze ngo nimwumve mwa Bisirayeli mwe Imana ifitanye imanza na bene gihugu kuko ngo hatari mu kuri yego inzoka iraza izana ayandi mabwiriza iyabwira Eva yamubaza batese iriya Mana ivuze iki Eva avuga amagambo ukunda Imana yavuze yego iramubwira ngo yatubwiye ngo tuzahingire ibi biti tuzarye kandi nyine mubwira uko Imana yamubwiye yego amubwira ngo n'ibiti bazarya imbuto zabyo yego arasubira kandi amubwira n'ibiti batazarya hariho umuririmbyi w'umupfure wabuze aravuga ngo nabona kitula besha no kuteranya yego umubeshi ise w'ibinyoma uko ijambo ryavuze ngo Imana ifitanye urubanza n'abene igihugu kuko batari mu kuri iyo batari ukuri haba hari uburiganya cyangwa se ikinyoma yego iriya nzoka iramubwira batumva icyo kintu iyo Mana ahubwo ndibakunda yari izi ko nimurya kuri kiya giti yego muzasa nayo Adamu arashukika nako Eva yego aragenda aratotora ararya ngo arangiza ahezaho umugabo we ikibazo kiba kirije kandi Imana yari yavuze ngo nimurya kuri kiya giti no gupfa muzapfa yego abantu babataye amabwiriza yego abantu babavuye mu mahame y'Imana bukeye Imana uko yamenyereye kubagenderera iraza mu mafuye ni munsi baza kumva imirindi yayo barahunga kuko ngo basanze bambaye ubusa kuko bari barambaye ubwiza bw'Imana yego ariko muri uwo mwanya bahita bava muri iyo ngobyi barahunga Imana hari amagambo menshi aho ngaho ntabwo tuyavuga yose ariko ikibazo kiba kinjiye urupfu ruba rurinjiye kuko abantu bataye amahame yayo yego Imana rero aho hantu habaye ikibazo hagati y'umuntu ariko Imana nyir'imbabazi iza kubaremera imyenda irabambika yego ariko bakura muri iyo ngobyi ifata umumarayika ufite ikota yaka umuriro aje kurinda cya giti rero mu mabwiriza y'Imana hano mu mahame yayo aha twasomye ijambo ry'Imana hano havuze ko uyu ni umuhanuzi Oseya yego ni mwene Beri yahanuye ku ngoma ya Uziya niya Yotamu niya Ahazi niya Ezekiya abami b'Ubuyuda no ku ngoma ya Yeroboamu mwene Yowasi yego umwami wa Isirayeli Imana rero imubwira amagambo akomeye cyane aho hantu ariko kugira ngo twihute cyane muri ayo magambo turabanza ijambo ryavuze ngo Imana iravuga ngo mfitanye urubanza n'abene igihugu kuko hatari mu kuri hatarimo kugira neza yego hatarimo kumenya Imana ndibuka ubwoko bwacu twaragize umugisha wo kumenya Imana kandi abantu barwanira ukuri yego kandi muri iyi kataloge muri Bibiliya harimo amakuru yose Imana yashizemo
yashizemo imyifatire y'abayoboke bayo uko bagomba kugenda, uko bagomba kwambara, uko bagomba kurya, uko bagomba gushaka, imyifatire mu matorero, mu materaniro, ibyo byose biri mu ijambo ry'Imana. Kandi kubera kumenya Imana, twari twaramenye Imana, habe n'abapagani bacu bari baratinya Imana cyane, baziga batinya ijwi ry'Imana. Ahantu twasomye rero haravuga ngo Imana ifitanye imanza na bene gihugu. Imana tubabariye cyane. Imana irangiza, harimo ibintu bidaha bikorwa neza. Ibona ukuri ko waratakaye. Kandi muri ayo magambo hariho abantu batavuga ikinyoma, ariko kandi batavuga ukuri. Iyo hatari ikinyoma haba hari ukuri, iyo hatari ukuri haba hari ikinyoma. Imana iravuga ngo mw'Abayisiraheli mwe, nabonye kuko hatari mu kuri. Ukuri kuragoye. Hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo ukuri kuragoye kandi kurababaza. Ubwira umuntu ukuri akaguhindura ku mwazi. Niko umuririmbyi yarinze wa korali. Ariko aha twasomye mu rwandiko rw'Abaroma havuze ngo ukuri ngo abantu baragushikamije. Nasomye muri biri jambo ry'Imana, gushikamiza usanga ni ugupfukira, ni ugutwikira, ni ukurwanya. Aha azavuga ngo ubuhenebere bwateye kwimura Imana. Ubwo buhenebere harimo kurwanya ukuri. Abatakurwanya nabo ntibakuvuga. Kandi Imana iba igize ikipfunwe. Kuko abayoboke bayo, abakristo, n'abambasaderi b'ijuru, ni ukuvugira Imana mu isi, kuko Imana ni ukuri. Mu mahame y'Imana, ukuri ni ihame ry'Imana, kandi Imana ni ukuri. Aravuga ngo kubera ubuhenebere bwabaye, ngo abantu bashikamije ukuri, ngo bakomeza gukiranirwa kwabo. Hano hepfo havuze ngo baguraniye ukuri gukurikiza ibinyoma. Mu minsi yashize, mu cyumweru cyashize, hari umuvugabutumwa wavuze hejuru ijambo rivuga ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Hariya muri Yesaya 15:3 hazavuga ngo nutabesheresha ururimi rwe. Abantu ukuri kwaguye nzira, niko ijambo ry'Imana ryavuze muri Yesaya. Hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo yemwe bantu batuye muri iyi si, ukuri kwagiye hehe mu bantu? Imana tubabariye cyane. Imana iravuga ngo kubera iyo mpamvu rero mfitanye imanza na bene gihugu. Hariyo amagambo hano ubisomye hepfo igice cya mbere no ku 28. Reka dusome 29. Hari amagambo 20. Abantu bataye ukuri, abantu badakora neza, abantu batamenya Imana. Imana irabareka bagira imiterere. Tugiye gusoma hano igice cya mbere 29 haravuga ngo buzuye gukiranirwa kose. Icyo ni kimwe. Ngo n'ububi no kurayikira n'igomwa ngo buzuye n'ishari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi
no gukina ku mubyimba no gusebanyiriza mu byongorerano yego ni abatukana ni abanga imana ni abanyagasuzuguro ni abirarira yego ni abahimba ibibi ni abatumvira ababyeyi yego ni indakurwa ku izima yego n'abava mu masezerano ni abadakunda babo ni intababarira yego nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibise bityo bakwiye gupfa. Haravuga ngo uretse kubikora ubwabo ngo bashima n'abandi babikora. Imana tubabariye cyane. Iki gihe cya nyuma, iki gihe cy'iherezo, iki gihe gikomeye, hariho umuririmbyi wavuze aravuga ngo yene bwoko bw'Imana nimunumve. yego Ngiye kuvuga ibikomeye ibiza mu minsi y'imperuka. Aravuga ngo n'urujijo ku bantu batuye isi. yego Aravuga ngo mu itorero barasenga no mu idini bagasenga. Aravuga ngo mbega agahinda. Kandi abantu bateye iyo miterere, yego abo bantu baraha muri uru rusengero, batuye mu materaniro, batuye mu nsengero. Imana irababara iravuga ngo ndatangaye ndababaye. yego Bitanye urubanza na bene gihugu, ntabwo ari imanza zo mu ijuru. yego Ni imanza z'abantu baretse kuvuga ukuri. Imana tubabariye cyane. Abantu batavuga ukuri kw'Imana, Imana ikababara, Imana igatangara. Ariko uravuga ngo abo bantu rero bangiye kugirana urubanza nabo. yego Ijambo rya kabiri rero ni ijambo ryo kugira neza. yego Kuko hari amagambo atatu tuvuye ku ijambo rivuga ngo kuri. Hari umuririmbyi wavuze, reka ngenda kwa vesi, yego karavuga ngo ihame ryayo, imvugo yayo ni ihame. Imvugo yiwe ni ihame, tegerezo umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Haleluya. haleluya Imvugo yayo ni ihame. yego yego Imana ishimwe cyane. amena Amagambo yose ari aha muri iyi kataloge ni ukuri kw'Imana. yego Haleluya, haleluya. amena Imvugo y'Imana ni ihame. Bantu bari mu gufata ibintu bakagira ngo none Imana izaruha ibe nkabo. yego Ndibuka hari umuvugabutumwa wacyuye igihe Rwagaza, yaravuze ngo abantu ngo bari mu kuvuga, bari mushaka ngo Imana ari iva ku izima, ngo aho bavuye ku izima ngo Imana ari irivaho. Birakomeye kabisa ariko Imana ntiyihinduka, kuko Imana ni ukuri. yego yego Haleluya, haleluya. haleluya Abayoboke bayo abantu bagomba kuvuga ukuri. Abantu bari mu gutinya, bagatinya kuvuga ukuri. cyane Imana igatangara, Imana ikababara. Ni nacyo cyateye ubuhenebere bwinjiye mu matorero, abantu batakigira imbaraga. Mu ijambo rya kabiri yego ni ijambo rivuga ngo kugira neza. Baryo bantu rero sinzi nimba hari abahari basome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 no ku 10. Nimba hari uhari yanasome.
Abaroma ibice bingahe? ibice 12 no ku 10. ibice 12 no ku 10. Yego, Abaroma. Dusome Soma Yego. ibice 12 no ku 10. yego Abaroma. Baroma ibice 12 no ku 10. Haravuga ngo kujo gukunda bene data, umva kugira neza kuko gukunda bene data, ukundane rwose, mukundane rwose, kubyicubahiro umuntu wese ashire imbere mugenzi we. umva kubyicubahiro umuntu wese ashire mugenzi we imbere. Yego. Kuje umwete ntimubijangwe. naho twashakaga kuvuga. Yego. Kubyo gukunda bene data. Ijambo kugira neza. Yego. Imana ibona ubugizi bwa nabi bwariyongereye cyane. Abantu umuntu ugirira uwundi neza ni imbarwa. Ariko abayoboke b'Imana, Imana irashaka ko abantu bagirirana neza. Yego. Kuko Imana yabwiye Isiraheli, irababwira ngo ndiko ndabona nta kugira neza kurimo. Ariko aravuga ngo kubyo gukunda bene data mukundane rwose. Yego. Kubyicubahiro umuntu wese ashire imbere mugenzi we. Haleluya, haleluya. Amen. Imana irashaka ko abantu bagirirana neza. Yego. Hano hanze hari abantu bakiri mu mwijima. Yego. Bashaka ubugizi bwa neza, abantu babagirira neza. Hano kandi 15 muri cyo gitabo, reka ndasoma no ku murongo wa mbere haravuga ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Yego. Itwinezeze umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we. Yego. Kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we. Ijambo kugira neza. Imana yari itegereje ibona ko muri kino gihe muri iyi minsi hariho kutagira neza. Yego. Ariko Imana iraduhatira, iravuze ngo mwaba Kristo mwe bene data abayoboke b'Imana, kubahiriza amahame y'ijambo ry'Imana. Yego. Kugira neza kurimo. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana igize neza cyane. Yego. Kuko kugira neza naje kwibuka muvuga butumwa aratubwiye ngo umuntu akwiriye kuba umuti w'undi muntu. Iyo ugiriye mugenzi wawe neza umubera umuti. Yego. Kandi niko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri mukundana abantu bazamenye ko murabishwa banje nyakuri. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuntu wese abinyunganizi ya mugenzi we. Yego. Ubu naje kwitegereza abakristo. Ubu ni muhaguruke tugirira abantu neza. Ubwo bushobozi Imana yatanze. Kandi Imana ishimwe kuko yashize abantu mu bihugu byose bitandukanye. Yego. Abantu bakwiye kubavuga ukuri kw'Imana. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Ikindi kandi abantu bakagirira abandi neza. Kugira ngo tubagarure ku Mana. Yego. Kandi iyo umuntu agiriye uwundi neza akamubera inyunganizi, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Yego, yego. Icyo mu ijambo rya nyuma kumenya Imana.
abasoma hari amagambo menshi ubisomye muri Zaburi ibice 113 ubisomye muri Matayo ibice 25 hariho ya magambo umunsi abantu bazashika imbere y'Imana Yesu akavuga ngo nimuze bene data abo data yahaye umugisha yego ngo burya ngo mwaransuye ubwo nari ndwaye mwaranambise ubwo nari nambaye ubusa abantu babaze bati ni ryari twakubonye yego ababwira ngo barya mwabikoreye nije mwabikoreraga haleluya haleluya amen amen ubutumwa bukomeye n'ubutumwa bwiza gukora neza n'ubutumwa yego kandi biri mu mahame y'Imana yego tuje mu ijambo kumenya Imana muri Yesaya igice cya mbere no ku murongo wa 2 uwasoma nasome yego igice cya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere no kuri 2 urangize neza umva wajuruwe tega amatwi nawe wasiwe kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja Abisiraheli bo ntibabizi ubwoko bwanje tibubyitaho amen naho ngaho haravuze ngo umva wajuruwe yego Imana ibwira Hosea aravuga ngo amagambo 3 harimo ukuri kugira neza kutamenya Imana yego ijambo ry'Imana riravuga ngo umva wajuruwe tega amatwi nawe wasiwe kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera yego ariko barangomera arahababwira inka aravuga ngo inka izimenye nyirayo ngo n'indogo bikamenya urugo rwa shebuja ariko Abayisiraheli bundi bamenya babizi yego aravuga ngo ubwoko bwanje ntibubyitaho iri jambo ribabaje kandi rikomeye cyane yego abantu barahagurutse Imana nta kwitagize ari ijambo ry'Imana rivuga ngo mfitanye urubanza n'uruzabibu rwanje kuko ngo nararuhingiye ndarutabirira yego ndaruzitirira ariko ngo rwera indibu ngo ni ruvuga ico ntarukoreye yego ijambo ry'Imana riravuze ngo aba bantu abana narababyaye ndabarera igitangaza gikomeye cyane aravuga ngo narababyaye ndabarera yego ariko barangomera yego kandi aravuga ngo inka nayo izimenye nyirayo abungeri azashika mu nka ze yavuga inka zose zikabira inka zikamenya ijwi rye yego kandi aravuga ngo n'indogobe nayo izimenya itaha ikamenya urugo rwa shebuja ariko ngo Abayisiraheli bundi ayo makuru ntibayazi barandese baranibagiwe yego icyo kibazo kirakomeye yemwe bwoko bantu batuye muri iyi si ariko muracyabona abantu bakimenya Imana neza aha hantu hari ijambo rivuga ngo hariho abantu bazi Imana ariko batayubahisha ndibuka abasore 3 hariya Daniyeli n'abari abasore bandi 3 yego bageze i Babuloni bamenyekanisha Imana yabo yego haleluya haleluya amen bamenyekanisha Imana i Babuloni ariko abantu b'Imana bamenye Imana
nza nibuka ari ijambo abantu batuye inganje kera twebwe ntabwo twabayeyo yego baza bavuga ngo kubera ibibazo byari byarahabaye baje basenga Imana abantu bose bagategereza icyo Imana ivuga abantu bakumva Imana yego habe n'abapagani bakaza baza kubaza ngo ese Imana yavuze ite Imana bakayumvira Imana bakayubaha niba umuririmbyi yavuze aravuga ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo aravuga ngo nta soni uzagira nubona Yesu yego haleluya haleluya amen Imana irashaka ko abantu bongera gutekereza Imana bavuga ngo umwami mwami kandi ubu haje ibintu birinjira mu matorero abantu bavuga Imana barayivuga yego ariko ntibayubahisha muri iyi si hariyo umuririmbyi yavuze aravuga ngo none biba imbuto nziza mu mitima y'abantu uhanagure amarira y'abanyamibabaro hari ahandi muri icyo gitabo muri izo versi zayo yaravuze ngo bizageze aho isi yubaha Yesu yego ngo badutsindiye urupfu n'abadayimoni bose haleluya 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 amen abantu kubahisha Imana yego ibikorwa byubahisha Imana abantu barasa nkaho baburiye Imana uburyo yego hari ijambo ry'Imana bisomye hariya muri Yesaya banko bisoma turangiriza aho ngaho wenda wayisoma bice 5:20 Yesaya ibice 5 no ku 20 naho kurangiriza ibice 5 kuri 20 haravuga ngo bazabona ishano abita ikibi ciza bazabona ishano abita ikibi ciza n'iciza bakacita ikibi n'iciza bakacita ikibi umwijima bawushira mu cimbo c'umuco umwijima bawushize mu cimbo c'umuco n'umuco bakawushira mu cimbo c'umwijima abantu kubera kutamenya Imana umva ibintu abantu bagiyemo ibisharira babishira mu cimbo c'ibiryohera n'ibiryohereye bakabishira mu cimbo c'ibisharira mwumve namwe ijambo rikomeye rivuga ngo abantu bisi ciza ikibi kandi abantu bakita ikibi ciza yego abantu bakanga kuva kwizima mu kujya gusoza bene dati ayo magambo abantu baracyafite umwanya haracyari imbabazi Imana iradukenguye ku bintu bitatu yego Imana yavuze ngo nimwe tuvuga ukuri kw'Imana haleluya haleluya amen kuragoye ukuri kurababaza ubwira umuntu ukuri akagufata nk'umwanzi wamubwira kureka ikibi aturiya n'umwanzi ubusanzwe ntiduhuza kubera kwavuga ukuri haleluya 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 nubwo ukuri kugoye Imana ayo ni amabwiriza y'Imana ayo ni amahame y'Imana Imana irashaka ko abayoboke bayo tuvuga ukuri kwayo yego hariho umuririmbyi avuze hano kubera ukuri kwaguye nzira no kutagira neza yego no kutamenya Imana Imana iravuze ngo nimuhaguruke tuvuge ukuri Imana ishimwe cyane haleluya amen usarire ni igitangaza iyi Imana yari yaratanze amabwiriza niko twavuze ko no mu myambarire no mu mivugire no mu ngendo yego ariko ukuri kw'Imana ntiyaba kwambara ubusa icyo kintu cyababaje Imana cyane yego abantu batinya kuvuga ukuri kwayo yego abantu bihinduye imibiri uyu muririmbyi iyo turayisoma wenda haravuga ngo ibyo uzabishobora ute yego
nawe tugiye kurangiriza kugira ngo ushobore kuvuga ukuri ikizagushoboza mu mbacumve ubyumve yego aravuga ngo ntibizakunanira yego niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana aravuga ngo ibiduha itimanye tubishatse by'ukuri tubisengana umwete tugakora iby'imbabazi yego haleluya 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 aravuga ngo icyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana natwe ngo yikirize abarushe yego bamuteye umugongo kandi yaravuze ati uzanyizera wese azabwira imisozi ngo nitabwe mu nyanja yego yego reka iyi ngiyi ndirimbe amen we gutinya ibiri imbere Yesu azagushoboza umuha umutima wawe awutegeke rwose isi yubahe Yesu badutsindiye urupfu n'abadayimoni bose ubu niwe dufite haleluya haleluya amen nabishimye cyane amen irashira irashira dore iminsi irashira dutabara ubu twese twe gukererwa dutyo haleluya haleluya ivensi ya kabiri yavuze ngo none umva biba imbuto nziza yego yego mu mitima y'abantu amen uhanagura amarira y'abanyamibabaro rengera abapfakazi yego kandi ubyutse abaguye kandi uhumure n'impumyi n'ibisebe ubivu yego mu kurangiza bene data ijambo ryavuze Imana yabwiye Yoseya iramubwira ngo mfitanye urubanza n'abantu aya magambo twayavuze umwanya munini ngo nta kuri kurimo yego icyo kintu kirababaje cyane usabira abantu bari mu gushika mu nsengero aho abantu bavuze ukuri bagatinya yego ngo nibavuga ngo abakristo baragenda ngo barabumva nabi ngo baravuga ngo barabita yandi mazina ngo ntibize ngo nabaswa ngo nabaturage Imana ikababara cyane ariko Imana iravuze ngo nimuhaguruke muvuge ukuri kw'Imana yego Imana ni ukuri amabwiriza yayo tuyubahirize haleluya haleluya umuririmbyi yavuze ngo we gutinya ibiri imbere yego Yesu ngo azagushoboza umuha umutima wawe utegeke wose yego aravuga ngo intego y'ubutumwa bwiza hano abantu bamenye kuririmba abantu bamenye gusenga abantu bamenye kubwiriza abantu bamenye gutarama abantu bamenye guterana ariko biri mu gusa nkaho aho abantu bokubahishije Yesu isi ngo yubahe Yesu yego abantu bari mu gusa nkaho babwiye Imana bati wewe wubahe isi ibikorwa abantu bahaye bakora b'abanyetorero birababaje cyane ariko nimuhaguruke bene data yego ikinyoma cyaragwiriye urebye mu masosiyete urebye mu tuzi urebye mu matorero n'ikinyoma cyarinjiye cyaraseseye ukuri ngo kwaguye mu nzira yego kugira neza kwararangiye hejuru ubugizi bwa nabi kandi abantu bagataha mu rusengero abantu bagataha mu ndirimbo abantu bakabyina cyane abantu bakavuga amagambo akomeye yego yego kumenya Imana kwaragabanutse abantu ahubwo abantu batakaje kumenya Imana
abantu barayibagiwe, abantu barayisuzuguje mu banyamahanga. Ariko turasoje bene data, ijambo ry'Imana yavuze ngo Yego. icyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana natwe, ngo yikiriza abarusha bamuteye umugongo. Yego. Abambasaderi nimuvuga ukuri kandi tugire neza, kandi twubaha Imana. Yego. Imana izanezezwa nabyo. Imana yubahwe. Yego. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ibintu ndashobora gusiga. Imyambarire yateye muri nsengero muri iki gihe. Yego. Igitangaza abantu bari mu kwambara ubusa mu nsengero. Abantu babyagira mu makwe ugatangara. Yego. Ariko uzi amakwe yacu ukuntu yari ateye. Amakwe y'abakristo, imyambarire y'abageni. Yego. Ariko ni igitangaza abantu bari mu kwambara ubusa bakaza imbere y'ababyeyi babo. Iyi misatsi barayihinduye, inzara barazihinduye. Ngo abantu ntibavuga ngo ni abaturage, ngo batuye mu giturage. Ariko Imana ni ukuri. Yego. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana ni ukuri. Kandi Imana ishimwe ko abantu bari mu mpande zose z'isi. Icyatumye ujaho ni ukugira ngo uyivugire ukuri. Yego. Abantu ntibagarura Imana. Abantu bahiza Imana. Abantu bakore neza. Yego. Nta kindi kizatuma tubishobora. Nuko dufite imbaraga z'umwuka wera. Imana idufashe. Kandi Imana ibane natwe. Amen. Amen.